kubona uyu mwanya namwe mwese mbashimira kuba muri hano kugira ngo iyi nama y'umushyikirano ishobore kugenda neza kandi bifite icyo bimariye igihugu cyacu. Nk'uko byavuzwe, iyi ni inama ibaye kenshi kandi buri uko ibaye ibyaganiriwemo, ibyemezo byafashwe bigenda bigira uburyo biduteza intambwe ndetse ndende ituganisha ku bindi biganiro n'ibindi bikorwa, bityo igihugu kigakomeza gutera imbere uko bikwiye. Ibyo byose tujya gutangira urwo rugendo twashingiraga ku gushaka kwigira nk'abantu, nk'igihugu, ku buryo tutabaho bitewe n'amahirwe twagize kubera ko ari uwatugiriye imbabazi agashaka kudufasha, yaba yabuze bikatugiraho ingaruka zitari nziza kandi mwese muzi. Kwigira rero niyo ntego, niwo mugambi, niyo nshingano twese dufite, dukwiriye kuba dufite. Umushyikirano rero uhuza inzego nyinshi zitandukanye, iza leta, iz'abikorera, civil society, ndetse n'abaturarwanda gusa bihitiraga kenshi turabatumira nabo bakaza bakaba batanga ibitekerezo byabo. Ibyo byose imibare iragenda yerekana ko twagiye dutera intambwe. Hari imibare y'abavuye mu bukene n'abo tugejeje aho bashobora kwigira bagahera aho bagakomeza inzira yo gutera imbere. Ibyo byose bigenda bigaragara. Ariko igihugu nk'icyacu, u Rwanda, ibibazo ndetse n'amahirwe twaba dufite byose ubishyize hamwe, imiterere yacu ntabwo twakumva bihagije ngo twateye intambwe. Dushaka kongeraho gutera indi ntambwe, gutera intambwe ndende kurusha iya mbere, kandi kubihozaho. Nibwo buryo twabaho, nibwo igihugu cyabaho, nta bundi buryo. Ubundi buryo ni ukwemera tukaba
mbisubiremo mbivugira aha mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye rwose ndishimana ntagira umufakiti. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabyo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko ituruka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje tubagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Sinzi niba mutegereje ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera, nibyo navugaga bituruka hanze. Bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo, cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo, MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody.
The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times, I meet ambassadors of countries credited here, either based here or based outside. Or I meet government ministers of different countries. And when you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Congo. Ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi. Kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga. Ubundi ni impanga. We are supposed to be twins, literally. Ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera jewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, itega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi.